Yes, nongeye kuguhereza ikaze kuri YouTube channel. Vestina yamaze gutangaza aho ubukwe bwiwe buri buze kureberwa n'abakunzi be ndetse n'abantu bose bifuza gukurikirana imihango yo kumusaba no gukwa. Ni nyuma y'uko ubwo yajyaga mu murenge atabigaragaje, hakaza kugaragara video itunguranye y'uko yagiye mu murenge n'amafoto menshi byaje bigwagwana ku bantu batazi ngo ni ibiki, ku buryo benshi batangiye no kuvuga ngo ni prank. Ariko uyu mwanya yasohoye urubuga ari buze kunyuzaho ubukwe bwe ku buryo abafana be bifuza kureba imihango yo kumusaba no kumukwa bari buze kubikurikiraniraho. Ni nyuma y'uko ubukwe bwiwe bwo buzaba mu kwezi kwa 12. Reka tubyinjiremo neza turebe ngo ubundi Vestina bimeze gute kuri uyu munsi, nutuye dushya turi buze kuba turi mu bukwe bwe. Gusa yasezeranyije abafana biwe ko urwo rubuga yatanze ari rwo bari buze kureberaho ubukwe bwiwe. Reka tubyinjiremo byose kubwira ngo n'urwo rubuga ni uruhe n'isaha ubukwe buri buze gutangirira, nakubwo ni imihango yo gusaba no gukwa. Reka tubyite ubukwe byose, igihe biri buze gutangirira ndetse n'igihe biri buze kurangira, ku buryo uzaba uzi ngo mfiteho utumega duhagije natwizigamye cyangwa se naziguze nkurikirane ubukwe bw'umuntu nafannye numvisha indirimbo ziwe imyaka 4 ishize yose. Wumva umuziki wa Vestina na Dorcas, abakobwa batanze ibyishimo mu gihugu cy'u Rwanda, bagashimisha benshi, bagakundwa na benshi. Ikindi kandi imiziki yabo ikagera kure kubera ko baririmbaga indirimbo z'inyarwanda ndetse n'igiswahili. Ariko mbere y'uko tugira ikindi tuvuga, wakibaza ngo ese Dorcas we azaguma mu muziki cyangwa nawe azahita abyihorera kubera ko uwo bafataganyaga inkingi ye ya mwamba ari we Vestina agiye kujya kwishakira muri Burkina Faso kwa Idris cyangwa se uwo bita ibi ngibi. Rero nguhaye ikaze muri kino kiganiro uri kuri Rwanda Isa TV, ubwire kora subscribe niba mu Kinyarwanda cyangwa ari Umunyarwanda, kugira ngo tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Kuko nabikubwira rero, Vestina yamaze gutangaza aho ubukwe bwiwe buri buze kunyura kuri YouTube channel, buri buze kunyuraho. Kuko mubizi hari YouTube channel bakoreragaho umuziki witwa Meya Music cyangwa Murindahabi Irene Music. Kuri iyo YouTube channel rero live y'ubukwe bwiwe niho iri buze guca. Yavuze ko yakoze ibikorwa byinshi kuri iriya channel ndetse aranayizamura cyane, ndetse niho ibikorwa bye byose byatumye amenyekana biri. Rero kuri iyo mpamvu yavuze ko ubukwe bwiwe bugomba no kuza kunyura kuri iyo YouTube channel ya Murindahabi Irene, kugira ngo abakunzi be barebeye indirimbo ziwe kuri iyo YouTube channel bari naneho banarebera imihango ye yo kumusaba no gukwa kuri iyo YouTube channel. Ni nyuma y'uko rero Vestina abantu benshi bamurwanyije bamubwira ngo agiye gushakana n'umusaza. Yego nibyo kuko byabaje umuryango w'iwabo kuba babona umwana wabo agiye gushakana n'umuntu ufite imyaka yikubyemiye 43. Kuri ubu ngubu niyo Idris yamaze kugira, aho basezeranye afite 22. Ariko Idris nk'umugabo w'umukire ufite ibifaranga byiwe byinshi utamenya aho abiyoragura muri kiriya gihugu cya Burkina Faso, yafashe akora igikorwa cy'indashyikirwa, agura inzu ihenze igize muri miliyoni 250 ya etaje imeze neza. Zino nzu zigezweho ziba zifuzwa n'abantu bose, ifite igipangu kimeze neza, ayihereza nyina wa Vestina. Sa Vestina abakura mu ntara babazana mu mujyi wa Kigali downtown. Ubu ngubu gutya niho bari gutura, ndetse n'umuryango wose wa Vestina ndetse na Dorcas. Rero umunsi wo gusaba no gukwa ni kuri iyi tariki ya 5 z'ukwezi kwa 7 2025. Ni ibintu byamenyekanye nabyo bitunguranye, ntabwo yashakaga kuba yabivuga, ariko yahatirijwe kuba yabikora kugira ngo n'ubundi ko byagiye ku karubanda n'ibindi byinshi abantu babimenye. Kubwira ngo ayo niyo makuru ari nanje kukubwira yuko Dorcas agiye gusigara mu muziki wenyine, naho Vestina we akaba amaze gutangaza nyine aho ubukwe bwiwe buri buze kunyura. Niba wifuza kubukurikirana, uraza kujya kuri urwo rubuga utangire kubura saa 8 zuzuye mu kadomo, niho ubukwe buri buze gutangira bwa Vestina ndetse na Dorcas. Ndabakunda cyane kurusha amamesa, Imana ikabakunda kundusha. Kanda subscribe kugira ngo tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Nge ndi Isa uri kuri Rwanda